umva rero uriya mwana keza yego Beki yambwiye ngo ugomba kumufata neza ukamukuramo amakuru ashoboka yaramuka ataguhaye ayo makuru tugashaka ikindi cyo gukora. ibijyanye se n'impapuro z'ubutaka n'indi bitungo byo bimeze biti? Ngo ibi ni ibyo kuvugira ku muhanda ahantu bose batambuka. wicaye hano ese ko witaje abandi tugiye hano hantu rwose ntabwo mashaka gukomeza kubanga ntose ushaka kugira ngo tujye kuba marine koko rwose mbese nyine tubigenze dute oya nawe tujya inama nihe handi tukwiriye kujya kandi ahantu tujya ariko kuguma ngabyo ntabwo dushaka noneho sibyo ntundi wakamejeje ariko reka ze nkubwire icyo kimwe duhe iminsi ibiri nibura iminsi ibiri nshaka ubundi buryo ariko nashaka kajya twagenda tukangara hanze tukajya dutegereza tugategereza igihe tuzabonera igisubizo turabinyemereye iminsi ibiri yonyine niyo iminsi ibiri tugerageze turebe uburyo gahunda zigenda sibyo ariko nawe reka kwitarura abandi ugaragaza agahinda ugaragaza iki jya muri mudu ariko nyine ibibazo byacu tugomba kubigumana no kubyimenyera aho tutabyeretse abantu bose gusa abantu bose bagenda babidusaba mu maso sibyo mushiki wanjye nkunda gerageza ushaka ahandi hantu twajya tugiye ariko buriya nyine nabona na cya kibazo nyine cyanavutsemo cyuko twaranagurishije ngo inzu ikiri mu rubanza ikahita inafatirwa ndi gushaka ko mbikurikirana inzu ni iy'umuryango ntabwo papa yafashe amafaranga ariko tuyibura n'ubundi tuzakujya tuyibona hari igihe twayabonamo na makeya kandi nawe abantu bazaba baza kugupererezaho ujye uhoha ukuri yuko ibintu tutari tubizi nk'abana bemeze kandi umbabarire iyo ubabaye nanjye umutima wanjye urangiye niwe mushiki wawe njye mfite nta wundi mfite shamba abantu ntukajya imbabazi ubabaye sibyo ariko mane ariko tunave na hano tujye no mu nzu sibyo ibyifuzo byose nasengeye Imana yabishubije ikibazo nuko nihemukira gusa araza gushyiraho inzira areba kuraho nabasha kurora uyu mwaka Imana ifashe nkizwe pe ndumva ndushye mu mutima ntabwo nakizwa ntararya ariya mafaranga Keza ngwino hano nkwereke sanyweye icyayi iyi nakinyweye okay gutuma kuri boutique cyagende ari muri stock ibintu byose byashizemo nta kintu kibereyemo
ariko uhere ku buto uzane n'ibirayi ukora agafiriti nyine wifate neza sibyo so ukunda agafiriti umva cyane ariko nanayikumbuye ahubwo icyo ushaka ubu ngubu noneho wemerewe kukirya uko ushaka kandi mbese n'ikibura cyose ukambwira ujya mu gatiriwari urebemo amafaranga ugenda ubizane ariko si na ngombwa ngo uhite ugaruka nibwo wabona za nshuti zawe ukabasura babandi bonajyaga nkubuza ko baza hano ugenda ubanza ubasureho gatoya ubone kuzana ibyo byose kuko wanyweye icyayi ndumva udashonje cyane ntiwihute nyine ngo utebuke ugende ubanze wubarebe ubwo ngubwo noneho ndazashyizeho amasaha abiri n'atanu nushaka uyamare sawa rero budisazi ngo ni izindi mpuhwe ntazazindi z'agace oya ariko reka mpamagare Beki kampamagare Beki noneho tukagambanira neza uyu mutego nikawusimbuka uzaba usenga Imana ariko yayindi ruta izindi zose Beki uraho neza mama umeze ute meze neza imyaka myinshi cyane ariko ibintu byawe byo kudafata telefone numvaga noneho nutamfata ibintu byawe najyaga guhita mbishingukamo nkabigusigira reka kandi nawe witangira uganira oya ntabwo nabiva murabizi ko twese bidufitiye inyungu ahubwo se ni amahoro ni amahoro se shaho agakana ko nakagoragoje ngo kambwira amabanga yako nkaca hirya nkaca hino kugeza aho kambwira ngo nta mabanga kagira natwe kambwira munene igihe wahereye n'uwo mwana n'izo nzererezi byawe ndabona tugiye gushaka ngiye kwanjye umbwire nawe byakunaniye umbwire nawe byakunaniye uvuga ati ngiye byananiye mu kibuga oya kajagari kamaze kuba kenshi icyo kibuga nkivuyemo nte Beki nkivuyemo nte ariko uzi ko uyu mutungo buriya mufitemo n'uruhare rwo kuba ari famiye nyine ukuntu usibye ko nyine tugomba kuwutwara mu bwenge ariko sinava mu kibuga urabizi ibishoboka byose nabikora uri kubita ingegera wowe ndashaka ko ibyo bintu biba seriya ugiye wahereye aho ngaho ngo byageza erega mbabwira ngo njyewe mama ndabiraniwe n'ibindi mu kibuga kandi njyewe niyo nzaza nk'indaga ntabwo nzendaga nk'uko waje none se Beki ko inama zose wampaye ko nazikoresheje icyambere cyo kumufata nabi naragikoze ntikavuye kwizima nafashe kugafata neza nkuko wari wambwiye nagafashe neza ndahenda mfata mama bitandi mu mutima ariko kugira ngo tubone ko cyagerwaho umugambi wacu kagerwaho ariko karanze kambanye amenyo ya ruguru urumva none ubwo se niba mushikera kunaniye mushike wo mwana yakoye wafasha musaza wate musaza we se mana reka nkwereke rero shisha niyo umwe yakunaniye fata muri uriya reka nkwereke Beki Beki reka nkwereke wemereza igihe n'ubundi musaza wawe agiye kuza hano mu kanya Jafeti agiye kuza ndetse na Fred urabizi yuko Fred we noneho mva abafite ibitekerezo byinshi buriya ni ikigambanye buriya ruharwa ariko nacyo yambwiye ko uyu munsi ari buze ndetse na musaza wawe hari ibintu byananira abantu batatu koko byananiye umwe batatu byabananira duha icyizere nuko nyine umuntu aba ari aho ngaho ari kure atabamenya gahunda kuzimeza ariko niyo nidamuka n'umubona ukumva ngo Beki yaje uzamenye ko njyewe ari ukuza kubisoma shase Beki uko nzabikamo kose ngiye nzakuzaza bisoma reka rero noneho uyu munsi tugiye gukora akanama
namutumye azi ngo namuhaye uruhushya reka yashyushye yagiye noneho bagiye kuza ko twavuganye mu kanya turaba turi kumwe imyanzuro iri buve mu nama yose urayimenya n'icyo twemeje urakimenya n'ingamba twashyizeho n'ibyo gukora urabimenya rwose nta kibazo nyine mu gihe bagiye tutararambiwe kandi dufite amafaranga dushaka amafaranga amafaranga arakenewe urabizi turishaka humura burya tukanezerwa ko bakomeza nabo bajyana agasaza ke bakomeza bakangara n'ubundi waba baramutaye natwe tugomba gutora ya gahunda yo kubica bibaye biri ngombwa nayo uzayikore nta kundi uzayikore ubishyire mu bikorwa nubwo njye ntinya ariko uzabikore ubyigiremo ubikore zawe ugashyiramo ibintu by'ibikabyo imbaraga ijukiwe ariko guhura na Japhet ukora inama mu bisozi ngiye mu mbwira umwanzuro wo kugaruka sawa ngo turamanitse byatwaniye ibintu ukora cyangwa se izindi kata mu gihe ukoresha kuko ngiye nagana wowe wintindira aho gato mbahamagare bose sawa nta kibazo nta nkora mu mwuka twabuze ibyo tuvuga bakubita agasitorisi hepfo nzamutse hano hepfo sinzi ukuntu ndebye mu kinani gihari numva abantu barimo baravugiramo ariko naringize ngo ni n'ibindi bintu barimo rero ni abantu barimo bagabana amafaranga y'ikimina iki n'iki ahubwo ntangajwe no kugenda nsanga bari muri kanjegeti kiri paka singo ya haruguru karije abari abantu bakuru saba urumva utaniye heno mpuye n'igitangaro giteze igitambaro kwe mujama ubundi wambaye ibikisha retse mwari mvuye ku mihanda ariko nta n'ibirenze ntacyo nyine mwumviye turimo inzira yose uje ibyo nibyo ubonye mutoranyije bizima waza kutubwira aha kurumva ko ari bizima kuko mwari mwacecetse atakamezo twibwirire se mu kantu kanyu yagiye kugaga neza byagenze bite ubwo ngo babonye baguye hejuru babwira ngo iki yewe ubwo njye birantangaje nsanze ari bakuru nari niragize ngo ni n'abantu b'abana ko numvaga amajwi bavuga ngo kanjenje ngo kiri pakasi ngo yaruguru neza ushobora kuba ugiye gusara mane wasara ibitize ntugakine mu mikino atadodo izo ni kati mvuye ku ruganda si rw'imigati ndebe hari imigati we ubona ntushaka ko tuvanga ibyo muvuga ntabyo muzi shana mwana ufite aho mujya muzi gusa ubundi mbabazi murumva mumaje guhaga hano muhabera ubuntu ibintu byose nta kintu mwishyurwa murumva mumaje guhaga mwana mbabarira sibyo ndakwinginze aba bana ntacyo bazi sibyo reka nzubakire ubuzima burahanze murabuze baburetse ihangane sibyo ihangane njyewe nshyira amaboko njye nzakubwira baburetse reka mvugane nawe vugana nabo nibashaka agapira siko nanjye ndamutse ndakaye kubifurerana nk'imisuri abandi bamaze guhaga ngo turaza kubivuganaho ubwo naho ndabona nanjye kuducarenjinga mu mutwe abantu bavuga ngo nushaka kubanga ngo nushaka aturuhuye araryama aroga bakoresha umuriro bagira gute ibyo byose ni nta n'igiceri cy'ijana nta n'ijana azo kajya ngaho kagarama rata nushaka gutaha yawe imeze nk'inda
wagira ngo si inyota gusa yego komanda ubundi ahangaha nta ka kantu kantu se kagashyano ko nagatumye nakabaye mbatumira buri muntu icyo afata ariko mu kanya buriya wenda oya nta kibazo dusoje gahunda zacu karaba kahageze ubundi wagira ngo firigo yanyu yabaye virije neza neza nta kintu kibamo iminsi dusize nabi iyi minsi mikuru kohereza amafaranga neza neza burundu twohereza amafaranga ku babyeyi mu cyaro ibiki byose ibiki ntabwo biba byoroshye amafaranga agiye kuboneka nimuhumure ese iriya gahunda ntizayazana amafaranga yo agomba ahubwo mu kuboneka binonosore neza agomba kuboneka uko bisa kose ahubwo se akana ko kimanya amakuru dukora iki ndahoze mvugana na Becky aravuga ati niba bibananiye musohoke mu kibuga nshaka abandi ese muremera kurekura gahunda muriho amafaranga mukayacikwa cyangwa murashaka izindi plan dukora ubundi reka mbanze mbaze ubundi uko turi batatu hano ubwo urumva twabura igisubizo nicyo nabahamagariye kuko Becky we no kurakara yarakaye kandi urabizi ko afite amafaranga igishoboka cyose yakikorera turakora iki rero iki kintu dushobora gukora niba byanze reka amakuru tuyashake kuri gasaza ke gasaza ke turakabona se twagakura he dudu ndi kumva hari no mu rugo ahubwo nta nubwo byaratugora mu rugo iwawe se niba mbyibuka neza yazanye n'abashuti bacu baje kudusura ari mu rugo rwose yego muraziranye se arakuzi warakuzi kwa oya kuba nzi nyine urumva nimba aha kuba aba mu rugo aranzi bisanzwe ko ntaga nzi bigiye kure yazanye n'inshuti zanjye baza baradusura ubu ari mu rugo nta nubwo byatugora na Becky oya ndakeka atabizi nabonye afite n'amakuru makeya uryumeho kandi ukomeze ugafatira iwawe ntikagucike kagucitse ubwo imipangu yacu yose bipfuye mbega ubwo nawe arakenewe cyane cyane nk'uko Fred yaraduhaye igitekerezo nta yindi nzira twacishamo keza uragoragoza keza uracurika akagumana ibanga keza urahindukiza akagumana ibanga igisigaye yaba ari musaza we umenya ari akanyabwenge cyane kari agakobwa keza njye yaranyobeye icyo ari cyo mu buzima bwanjye pe oya ariko njyewe ko mbyumva ngenda wumva atari Dudu yaba ari uyu nguyu se ni uri wanyu n'iki rwose gifite n'ubunyogosho dore n'iki ngiki rwose aho nabyemera naho ba Dudu bo baba ari benshi mu oya n'uwo nguwo ntago abaye atari uyu nguyu ubwo twaba duhiye oya urabizi neza niwe ndakubwiza ukuri kereka arimo asigaye ndwara amaso dore n'iki ngiki rwose w'inzobe yego n'umusatsi ukaraze w'ibigongo mugumane rero sibyo none yagisigaye use turugeza gute ngo yamukuremo amakuru ntabwo gakunda kuvuga cyane nabonye akantu kameze ukuntu ajunjamye ukuntu utamenya wagira ngo akana gashobora kuba ari ak'imihanda rwose n'agatindi keza bose ni bamwe n'imiruho bose ni bamwe ubundi mwazabonanguye tukabica se ukabikorera rimwe ubundi wowe banza uneke urumva impapuro z'ubutaka nizo zihutirwa burya tukamenya amakuru yose ahari we tunekere ngo umenye ngo kariya kadudu niba kanywa inzoga urumva nikaba kanywa urabona kubakuramo amakuru byurabona ko biragoranye kariya kana nako umuntu utavuga erega burya kumukuramo amakuru biba bigoye aguza ko ngeze keza ariko umenyere niba ariko nibinanga beka azabicira umva wiruha niba nywa azayamukuramo niba atadanywa beka azasabicire bose icyarimwe ntibizaba bitworoheye ya sister wanjye ndamwizera cyane numuzi se ndamwizera cyane amafaranga azabikora nanjye ndamwizera cyane rwose tumenyere niba nk'inzoga oya ngiye ibyo bindekire umukoro turamusigiye mu yandi magambo niyo dusigiye umukoro asigara bidirinda aduha igisubizo uko bimeze naza kukegera rwose amakuru ariko nanone mwe rero murimo mutinze ibintu ubu se Becky aramutse aje konjya mvugana nawe ko ari hafi kuza urumva twaba twarabikozeho iki dushaka igisubizo kitakiboneka ako kanya noneho we nabigerageze muri uyu mugoroba bitarenze ejo aduha igisubizo niba kanywa
tumenye ngo karanywa n'amafaranga akeneye hanyuma nibiba ngombwa yamusabe nibiba ngombwa yuko gashobora no kuba kadusinyira urumva kagomba kudusinyira tugategura impapuro urumva ko kazadusinyire kamajije gusinda tumenyere niba kanywa gusa ibyo bindekera uriya gatindi keza nawe yaba atanywa yaba atagira gute agomba kuzasinya atanasomye urumva urakara nize kazi no gusoma hato nigashaka azasoma Ya. ikishyikira akareba ayo mahirwe yaba yarayakuye umuntu yamufatisha n'ukuboko akabimukoresha cyane nyine cyangwa azakoresha igikumwe cye okay Eh, gasaze ko ubundi ni nako niko kaduhejeje mu makrosi yakanga. kara n'ak'imihanda gasa nk'akajijutse cyane cyane uriya ntabwo yoroshye rero nta kindi uzamufatisha usibye kunywa akantu ariko se yaba ataranyweye inzoga yari umuntu usa nk'imbobo ukuntu ntabwo bishoboka so genda ubitumenyere rero ngomba umva mu bindekera ibyo ngibyo Ndahita mbaye uyu igisubizo. mugoroba ariko uyu mugoroba ndahita mbaye igisubizo ndahita ngiye mu bindekera sibyo mugende rero atabasanga Dodo meze bite se mba mbona umajije kumenyera kurusha bari abagenzi bawe abora ngo mutahe ese bariya nawe uba ushaka kugendana ntabwo kumenyera kuko akabi ntikamenyera ubu muri mu kabi rero buriya kuba amaze igihe kingana gutya ntabona mushiki wawe ese nyine narabajije bari aba Derike barambwira ngo bakubonye gutyo gusa ngo papa wabo ngo sinzi ngo ukuntu ngo niba ngo yarakuzanye ambwira iby'amatelefone n'iki nyine ntabwo ndi gusobanura ubundi wamenyanye nabo gute nyine ni inkuru ndende njyewe n'ubundi nari umwana wo ku muhanda ndi mayibobo hanyuma ndangije ahantu papa uriya mupapa yari ari kunywera ahada telefone ya smartphone ndangije ndayitora icyo gihe bari nabonaga harimo na message y'amafaranga bamwohereje miliyoni 2.5 numvaga nayigurisha ariko undi mutima ntukajya wese nawe ukavuga wumvaga wayigurisha ahubwo wumvaga wayakuraho njyewe numvaga nayigurisha ariko ndangije nibaza uwo mwana mwiza muri make ariko ese ubundi nako ubundi iwanyu mwaje kuhava gute urabona abantu iyo babaye imfubyi umuntu abuze se na nyina ubuzima nyine buratangira bukamucanga basenge twari dufite shangazi angije afata umukobwa umushiki wanjye ajya kumurera byarambwira ngo nigende ngo ntabwo yagira wa mugore niwe bahaye kagashiki kawe ngo ajye kumurera ariko ndumve ko ese ubwo ninde bwo wafashe uwo mwanzuro uriya mugore n'ukuntu nari muzi reka nyine cyokoze wenda ukuntu imiryango ntiterana ntabwo wenda wabimenya wenda n'ikindi utaroze njye nubwo ubona nyine mba nabifashe nk'ibisanzwe njye ndabazi iwanyu mwese ndabazi nawe na mushiki wawe ndabazi mwese ndabazi niyo buryo mwari mubaye n'uriya mugore ndamuzi neza ubwo niyo mpamvu nibaza umuntu wafashe umwanzuro wo guha mushiki wawe akamuhereza uriya mugore ko abantu batajya bareba we nyine baradufashe batugabanya nyine bari bashaka kuturera nyine ariko shangazi aravuga ngo bose ni mu bana ndabarera hanyuma yaje kumpinduka rimwe sinzi ukuntu yahindutse muri make yahise afata keza ngewe mpitanye ku muhanda none se shanze komeruka iwanyu mwari mutunze imitungo yanyu kuki nta kintu yabamariye
kugira ubwo mujya kuba mu gasozi mukaba kantarangi ukaba waraburanye na mushiki wawe iriya mitungo yanyu ntiyari kubabeshaho neza. Umva nshuti yanjye kuba imitungo twari tuyifite ariko imitungo se waba ufite imitungo uri umwana nka buriya twari kuyimaze iki turi abana bafite imyaka ingana kuri twarabaye imfubyi tungana kuri ibyo bintu kuba muri abana ariko ni mwebwe musigaye mufite uburenganzira kuri iriya mitungo y'iwanyu. cyakora ubu ngubu kuva Imana ikidukomeje kuturinda ubu ngubu maze kumenya ubwenge maze gukura. Weho ibyo bintu by'intuza uretse ndaza kukumenyera amakuru neza nzakubwira niba mwebwe ngo nuko muri abana mutasigarana imitungo yanyu. Ibyo bintu ntabwo bibaho uretse nzi ndaza gukubariza. Kuriya abana bagira n'uburenganzira bubagenga. Umva sinzi ariko najyaga ngira uretse nze nkwereke. naho ubundi wowe uzabitumegera ese neza ibyo wagiye guhaha biriya noneho manya niko buriya bariya niba anko bawe yego se cyane niba ajya baza ujye ubakira neza nta kibazo ntubona ko mbaherekeje sawa ngaho genda ube witaho Sawa.